Abatuye ndetse n'abakorera mu gasantere k'ubucuruzi gaherereye mu mudugudu wa Nyaburama akagari ka Kagano umurenge wa Mukura akarere ka Rutsiro barinubira uburyo umuriro uhora unyuzwa muri aka gace batuyemo ariko bo ntibawuhabwe kandi begerewe kaburimbo ahubwo ukerekezwa mu bindi bice by'icyaro. Wageze hariya uduca hejuru rwose turarengana nta muriro tugeze tubona na n'iyi saha kandi ureba turi ku muhanda ku buryo byageze hariya ku irambura ryo hepfo bo barawubona. Ugeze hano uca hejuru twe turasigara hashize igihe biratubangamiye kubera ko turi mu kizima rwose nkatwe wenda tubona nko leta isa naho yatwibagiwe. Ari centre twegeranye twitwa kwirambura ariko irambura nebyiri hari irambura ya mbere n'iya kabiri. Iyo rambura nkuru iri muri metero nka 300 uvuye kuri no centre yacu babona umuriro hashize nk'imyaka igira nko muri 6. Ejo bundi haza undi muriro nanone tubajije ikibazo cy'uburyo tutabonye umuriro nanone bawujyana mu midugudu hakurya y'iwacu mu birometero nka 3 uvuye ku centre yacu undi bawujyana ku kagari ka Kagano mu birometero nka 2 uvuye ku kagari ku centre yacu kandi turi kuri kaburimbo. Abahafite ibikorwa by'ubucuruzi bavuga ko abajura bitwikira ijoro bakiba ibicuruzwa byabo bakanatobora amazu kuko haba hatabona. Nk'amabandi yaje ninjoro bituma yitwaza cya kizima bakaba batobora amazu. Abajura babaye benshi kubera dukorera mu mwijima ariko nk'abacuruzi bo ku isantere ugasanga nta muriro tubona kandi imisoro tuyitanga kimwe n'abandi. Nyuma y'ibyo basaba ubuyobozi ndetse n'abandi bafite mu nshingano kubafasha nabo bagahabwa umuriro bakava mu kizima dore ko ngo nabo batanga imisoro nk'abandi. Turasaba ko ubuyobozi bwagira icyo budukora ku uyu muriro wacu natwe tukawubona. Nje ndumva rwose nagutuma ku bantu babishinzwe cyane nka Perezida wa Repubulika Nyakubahwa rwose Paul Kagame akaba yadufasha akatubariza impamvu twabura umuriro turi kuri kaburimbo mu birometero 2 umuriro uhari kandi amasinga aca hejuru. Nk'ubu njya ahantu ntuye ipoto iri muri metero zirenze 40. Bamwe barambwira tuzagende wiba umuriro nkabase ndaramuka nkwibye nkapfa cyangwa se bikanyagiriza cyangwa bakamfata byamarira iki nkabyihorera mbireba ariko bose mudutabariza. Marie Chantal Musabye Maria umuyobozi w'akarere ka Rutsiro wungirije ushinzwe imibereho myiza y'abaturage avuga ko gahunda yo gutanga amashanyarazi ku baturage muri aka gace ihari ariko ko batayabonera rimwe kuko amashanyarazi agera ku baturage bitewe n'uko ubushobozi bugenda buboneka. Tugize amahirwe mu baturage bose 100% babona umuriro w'amashanyarazi ariko ntabwo hose agenda hagerera rimwe agenda ahagera uko ubushobozi bugiye buboneka. Wenda hari umuturage wese yumva ko umuriro watambuka ukajya mu nzu ye ariko byibura iyo akagari kagezemo umuriro n'ushaka nawe ashyiraho uruhare rwe kugira ngo abashe kubona ariko bitabuje ko bana ubuze burundu byabananiye. N'undi ni gahunda dukomeza kugenda dukora n'ubundi gahunda iriho yuko abantu bose babona umuriro nuko wenda tabagereraho rimwe umunsi umwe ariko uzajya ugenda uhagera buhoro buhoro uko ubushobozi bugenda buboneka ku babishoboye bakawihereza ku batishoboye nabo bakagenda bafashwa nk'uko. Iyi santere y'ubucuruzi izwi ku izina rya Rambura ya mbere ikaba ikorerwamo n'abacuruza butike, utubari hakaba n'isoko ry'inka. Aba bose bahakorera ndetse n'abaturage bahatuye bifuza kuvanwa mu kizima bagahabwa umuriro w'amashanyarazi dore ko n'insinga zayo zinyura muri aka gasantere ariko kuyahabwa bikaba ingorabahizi. Emmanuel Nsabimana, Prime TV mu karere ka Rutsiro.